Aba babyeyi badashaka ko abana biga banasaba igihugu cyose ko cyavana abana mu mashuri ngo imyemerere yabishingiye ku bitabo basoma bibahamiriza ko COVID-19 ari ikinyoma, kubw'iyo mpamvu bakabona uretse bo nta n'umwana ukwiye kujyaho bamusaba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Ntabwo azajya kwiga kuko ibigendanye n'amashuri byamaze gusoza. Abana bajya kwiga gusoma no kwandika n'ibindi bitandukanye ntimubishyigikiye. Ntabwo tubishyigikiye kuko dufite igihamya mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Paje 40 ku gihamya cya 97 haravuga ngo bitewe nuko iki gihe ari kigufi twakagombye gukorana umwete n'imbaraga zikubye kabiri, byashoboka ko abana bacu batazigera bajya kwiga muri kaminuza. Igihe tugezemo amabwiriza ariho ntago mpamanya n'ibyanditswe byera ko umwana wanjye yasubira ku ishuri kubera agapfukamunwa. Ikindi nibyo gukaraba ntago mbyemera, amabwiriza yose ariho araribata amategeko y'Imana. Umwana wawe kuba wamubuza kwigaho kugira ngo yazihitiremo inzira ye yumva ashaka niko bari kumubangamira. Niyumva yemeranwa yuko agomba kujya kwiga nzamureka agende, ariko nta cyangombwa cy'ishuri nzamuha. Namwe rero kuba mupfutse umunwa ndagira ngo mbabwirire inzira ku murima, mupfutse umunwa kubwo kuramya Satani. Ahubwo nababwira ati kwirinda coronavirus ndetse no kwirinda igishushanyo cy'inyamaswa no gukuramo udupfukamunwa no gusenga no kudakaraba kuko ibyo ntago ari byo birinda coronavirus. Abatuye umurenge wa Bweramana akarere ka Ruhango ngo nta gikozwe umubare w'abitwaza agapfukamunwa bakagira inama abanyeshuri kureka ishuri ngo warushaho kwiyongera. Nibura akagari ka Buhanda ko muri uyu murenge wa Bweramana, umukozi ushinzwe imibereho n'iterambere y'abaturage Musabyimana Valence ahamya ko amaze kwibarurira abasaga 60 badashobora kwambara agapfukamunwa ndetse n'abana 15 banze gusubira kwiga ngo batazambikwa agapfukamunwa. Akanavuga ko ari ikibazo rusange mu tugari baturanye kandi cyananiranye. Akagari ka Buhanda ubwabyo byonyine hari kubarerwamo abashyika muri 60 bafite iyo myemerere nyine. Abana bashobora kuba bararetse ishuri nyuma y'uko agapfukamunwa kaje biturutse kwabo babyeyi bababuza kwambara agapfukamunwa bo mubasha kubarura ni nk'abangahe? Ntabwo twakora ikigereranyo neza, ariko ngiye ubwanjye abo nigereyeho bagera nko muri 15 bananira. Abayiga senior 5 even abigaga senior 3 even hari n'abigaga P6. Nubwo abaturage n'uyu muyobozi bahamya ko umubare w'abafite imyemerere nk'iyi ari munini muri aka gace, umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Bweramana Muhire Floribert ntiyemeranwa nabo ko ari benshi, ariko akavuga ko iki kibazo cy'abitwaza imyemerere bagakura abana mu mashuri ubuyobozi bwagihagurukiye kandi bwatangiye kubegera bukabona bamwe bazagenda bahinduka. Oya ntabwo kiri mu murenge wose ni muri ako kagari gusa ka Buhanda. Nta mibare dufite ifatika, ariko ntabwo bageze 60. Hanyuma aba bana bakuwe mu mashuri kubera agapfukamunwa. Abo bana bo n'ubundi ni yamyemerere y'ababyeyi babo. Iyo umubyeyi abyumvise umwana aragaruka yisha ababyeyi babo duhereye ku babyeyi kuko ababyeyi nibo babazanamo iyo myumvire. Mase ko wenda hari naho usanga abana bo bafite ubushake bwo kuba bajya kwiga, ariko umubyeyi akavuga ati nta bikoresho nzamuha, nta cyangombwa cy'ishuri nzamuha. Icyo cyo murimo muragikora iki? Abo nabo turabafite, tuvugana n'abayobozi bigo nta kibazo barimo kubakira, batavuze ngo yambaye uniforme cyangwa se ntayambaye, kugira ngo ababyeyi tubigishe bagere kuri rwa rwego rwo kumva ko bagomba kureka abana bakajya ku ishuri. Abafite imyemerere ituma batubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ngo saha mu karere ka Ruhango bagaragara gusa, ngo gusa ikitari kimenyerewe nuko bategeka abana kuva mu mashuri. Daniel Dushimumuremyi, TV1.